ngo nje navuye iwacu mu Rugarama nja kubwiriza mu ijana ngene n'amaguru ngene n'amaguru ngeze ku mukamira ndananirwa ndaryama ngiye kwinjira muri tagisi umwuka arambwira ngo nubwira konvayeri ngagutwara ntarakwemerera injira muri tagisi aho kugira ngo mbwira konvayeri mbwira chauffeur wari twe tagisi nambwira nti ndi umukozi w'Imana andebye uko nambaye ngo iki nzamuka zandabirambiwe nzamuka zabisate nja zanyakabingo muri za gisoro nzamune nsenge Imana batazagwa mu nzira bigera no bavanga urugo rwanje rumeze nko muri Haiti ngo ni igihugu cibiza koko wareba ndi gusa ukabona koko ni muri Haiti tubundi banga biyinka y'inzungu barivuga ati acini nka wasenge umugore wanje yapfuye kumugaragara noneho ndasenga saa 8 ntajwe ntace ndakomeza isaha ya saa 8 ndayisenga nandi kumwe na madamu wanje agatotsi kabakaramufasha nabagiye kuryama usigara wenyine ndasenga byageze saa 9:27 nihijwi ry'Imana ryamanutse rirambwira ngo SEKAZUBA ntikarame kubera ko uyu mugabo atarebye ku mamiliyoni atunze akemera Imana ikurimo uyu mugore musubijemo umwuka. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje cyane abakurikiye Impanuro TV mbaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi rero ni umunezero mwinshi cyane kuba turi kumwe nawe udukurikiye aho uri hose. Mu byo urimo urakora byose Imana ikugire neza kandi iguhaze mu byo urimo urakora byose, cyane cyane guhereze umugisha mu byo urimo urayisaba byose kandi biguhe nkuko ubyifuza kandi bikugirira umumaro kandi bitume uva ku Mana yawe. Ni byinshi cyane tugenda dukora ariko nanezerwa cyane iyo mpuye n'uyu mubyeyi ni SEKAZUBA from umwita umuhanuzi profete. Ngire ngo nubuhamya bwinshi cyane mwagiye mukurikira bwe inyigisho zitandukanye yagiye atanga ahantu hose ageze abantu barahembuka kandi bagafashwa cyane. Uyu munsi ngize gutya mpura nawe SEKAZUBA from ntabwo wagenda gutyo gusa nta kintu ubwiye abakurikira Impanuro TV by'umwihariko isi yose kuko nk'umuhanuzi Imana ihuri kubwira byinshi cyane uhera igukorera byinshi bitandukanye. Ngira ngo udusangize uyu munsi wa none abaherukaga gukurikira mu bindi biganiro bitandukanye uyu munsi bagiye kubona ku Impanuro TV reka nabo tubane nabo kandi Imana bahumugisha. Hari umuntu ubona titre y'ikiganiro yabona ari Profete SEKAZUBA kavuga ati hano hano sinaharenga numvisha icyo profete noneho azanye. Imana igumugisha cyane kwa wakurikiye Impanuro TV uyu munsi ntugende udakanze subscribe. Reka tubabwire ngo kandi abadukurikiye murebe kuri SEKAZUBA from TV umukurikirane inyigisho zitandukanye Sunday service ziwe rwose za buri munsi n'inyigisho zitandukanye abari kucishaho Imana ibiri gukora ibikomeye cyane. Ntugende nawe utamukurikiye kandi umutera inkunga umukurikirane kandi umukorere subscribe ibintu bigere neza cyane. Profete turakwakiye ku Impanuro TV. Imana igumugisha kwemeye kubana natwe muri aka kanya kagoranye cyane ariko kavuza ati reka ngire byinshi cyane ntangariza abantu muri aya masaha ya saa 6 izuba ry'igikatu nk'iringiri. Ya murakoze pasi. Amen. Ni izuba ry'igikatu ariko niyo masezerano buryo umusirikare ahora yiteguye. Iyo uri umusirikare nta gutinya urugamba ngo izuba rirava cyangwa imvura irahari. Ubwo isaha kwisaba witeguye kandi by'umwihariko byo nari nagukumbuye. Nkumbuye n'abakunzi bacu bo ku Impanuro TV. Amen. Twari tumaze umwanya utari muto tutabonana. Ariko nshimira Imana ko duhuye nawe ukambwira ati ntiwangendana tutaganiye cyangwa tutaganirije abakunzi b'Impanuro TV. Imana mu ijuru rero ko ibaha umugisha by'umwihariko nsuhuze Titusitasiye. Imana iguha umugisha kandi kugire neza. Ndabizi urankunda nanjye ndagukunda. Rero n'abakunda SEKAZUBA mwese ndabasuhuje ndetse n'abatamukunda mwese turabasuhuje kuko na Yesu bwagiye mu ijuru bose batamwemeye arega pasi. Niyo mpamvu nshiramo ako kantu ntuzahora ukora ikintu ushaka kwemerwa n'abantu bose. Abo bakwiye kwemera bagomba kwemera n'abatakwiye kwemera ntukabacira iki urubanza kuko na Yesu bwe tugera ikirenge muke turi mu nzira ye yarinze ajya mu ijuru bose batamwemeye. Nukuri rero turabasuje mweshe turabahobeye. Imana mu ijuru baha umugisha kandi nshimira pasi ndagukunda ari gihe twebwe iwacu umuco w'abakiga. Yego ndagukunda ndakwanga. Rero ntakubwira ngo ndagukunda ngo we biri kumwa gusa no ku mutima bizi ko ngukunda. Nukuri rero Imana mu ijuru igumugisha kuba utwakiriye nkuko yabivuze. Ni Profete SEKAZUBA Jean Damascene mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera
mu murenge wa Rugarama hafi n'umupaka wa Cyanika aho ngaho ku boda Prefecture niho de ntuye Cyanika. niho nkorera umurimo ariko by'umwihariko mfite ingendo hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze durukana nkubwira ko ndi mu gihugu ca Kenya muri Nairobi ndakeka no kuri 19 z'ukwa gatatu nzaba nagiye kuri ebyiri nabwo nzaba nuriye tare ebyiri nabwo nzaba nagiye Bujumbura n'ubundi mu giterane urumva rero ntabwo duhema hirya no hino kandi nabwo n'umugisha kugira ngo ubone abagutumira nabwo n'umugisha nukuri kuko ari nababishaka ntabona bagira bataba batumira iyo ubonye umuntu yemewe gutumira kari hatike y'indege nabyo nagaciro kaba gakomeye kandi biba bivuye muri ya masezerano Imana yaratubwiye nukuri rero ndanezerewe nkuko abivuze Amen. bizi neza ko turagira umugisha mu iki kiganiro murakoze cyane kutwakira reka mbere ya byose tubanza dusenge tujye imbere y'Imana wature n'umugisha ku bantu bose badukurikiye aka kanya by'umwihariko n'amagambo yose Imana igiye gukoresha ivuga muri kino kiganiro aze gufasha abantu bose badukurikiye. Reka dusenge Imana ishobora byose murengeze ubugingo bwacu uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga ufite ubushobozi dusengeye abantu bose badukurikiye ku Mpanuro TV reka ubahe umugisha aba basanzwe batuzi ku Mpanuro TV aba baragize umugisha wo gutunga smartphone bakaba bahageze uyu munsi abo bose tubasabiye umugisha dusaba umugisha Abanyarwanda badukurikiye abari muri Afrika yacu abari muri Amerika iburaya Australia na Canada n'ibindi bihugu byose Aziya reka umugisha uboneke kuri bo kandi ikiganiro tujye gutambutsa no ku Mpanuro cubaka imitima yabo kigero cyo bavura naho kibageza cyo nkoresha nk'umukozi wawe sinikoreshe ubwenge bwanjye buri aboneke ubwawe umenye bwanjye buri aboneke ubwawe nyoborwe nawe urakoze kurabikora kwiyubahisha kwawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen. Imana ibahe umugisha rero mwese mukurikiye Mpanuro TV by'umwihariko aka kanya tubabwire ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kuba kuri mwebwe cyane. Prophet ni byiza cyane ko tugiye gufata uyu mwanya ariko mbere ya byose Prophet amakuru agezweho y'ijuru n'ayahe Prophet ngomba kuza nkubaza amakuru y'ijuru agezweho aka kanya ndashaka kuza kwinjira mu ijambo yego ariko by'umwihariko abantu badukurikiye aka kanya iribahumuriza n'irihe pastor urakoze cyane amakuru y'ijuru mfite maze iminsi tubona ubuhanuzi buvuga ngo uyu mwaka abantu birarangiye birashize biracitse abantu bafite ubwoba cyane ariko si impinza abahanuye buri wese ahanura uko Yesaya yahanuye siko Yeremiya yahanuye ko Yeremiya yahanuye siko Daniyeli yahanuye buri wese afite uko Imana yamutumaga ubuhanuzi mfite buravuga ngo umuntu wese wubaha Imana ntaca azaba kuko itandukaniro ryabyo n'umwaka ushize 2021 twari turi mu bigoye kandi twawunyuzemo rero impanuro mbazane cyangwa iby'umwuka mpata systeme ndi kujyanamo password no gukiranuka ibindi ukabirekera Imana nukuri nukiranuka uyu mwaka ntacu uzagutwara arega kandi pass arega n'indi myaka yose yashize nta ruhare twagizemo cyane niyo yayindi rero tubereye maso iracyahari reka tubwira abadukurikiye rero ku Mpanuro TV ngo wowe uri kumwe n'Imana wigira ubwoba icyambere nkuzaniye turafite abantu zivuga ngo uri kumwe nanjye naho yaca mu mazi ntazamutembana icyo ni icyambere icya kabiri naho yaca mu muriro ntaca azaba uri kumwe n'Imana ntacyo azaba komera ushikame wikuka witinya wigira ubwoba ngo karabaye no ikizatuma udasinzira kizabe icyaha niba nta cyaha wakoze uzasinzire nuko rero ndagusubije amen. Imana iguhe umugisha cyane ikizatuma udasinzira kizaba icyaha niba nta cyaha wakoze uzasinzire umenye ko ikubereye maso itagira ite idasinzira nukuri yego ndabona hari byinshi cyane turaza kuganiraho ariko mbere ya byose reka tubanze twumve ijambo ry'Imana rivuga yego turasoma ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cyo kuva 23 ni ijambo maze iminsi ndi gukoresha mu uyu mwaka kandi numvisha umwuka mpata kongera kurikoresha 27 ndageza kuri 30 murongo waho wa 27 igice cya 23 mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva 27 aravuze ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere nirukane abantu uzageramo bose ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu
nzohereza amavubi akujya imbere yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikakutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ni uruto ruto ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Amen. Amen. Iri jambo rimfasha niryo maze iminsi nigisha mu bihe turimo. Mbwira abantu badukurikiye ku Mpanuro TV. Amen. Wigira ubwoba kuko Imana yo mu ijuru irakuzi. Bibiliya yatubwiye ngo nzazana igitinyiro cyanjye imbere yawe. Ntabwo Imana yazana igitinyiro utababaye. Nzazana igitinyiro cyanjye imbere yawe, nzashira amavubi akugenda imbere, ndetse ngo nzakurwanirira utari umwaka umwe gusa. Mu yandi magambo nshaka kuvuga ngo imyaka yose abantu bubaha Imana izabarwanirira. Nta mwaka Imana yigeze gusinya ngo nzarwanira pasi uyu mwaka mwihorere. No, Bibiliya ivuze neza ngo nzakurwanirira mu myaka yose, si mu mwaka umwe gusa, mu myaka yose iriho Imana izakurwanirira. Turabwira abantu badukurikirira, wigira ubwoba, wikuka umutima. Iyabanye nawe 2018 iracafite imbaraga. Iyabanye nawe 2019 iracafite imbaraga. Iyabanye nawe coronavirus igitangira 2020 iracafite imbaraga. Iyabanye nawe 2021 iracafite imbaraga. Iyabanye nawe 2022 iracafite imbaraga. Noneho mva itegeko ishizeho ngo sinzakurengera mu mwaka umwe gusa, no mu yindi myaka yabikomeye, yabi y'ibikuba, yabi y'inzara, yabi y'intambara, yabi y'abakurwanya, yabi y'amahoro, iyo nzaba ndi kumwe nawe. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Sinzagutabara mu mwaka umwe gusa. Wowe unkurikiye umbona uyu munsi, ndagutangariza ngo Imana yabanye nawe mu myaka yashize, iracari kumwe nawe. Bibiliya itubwira neza ngo ihorira imaso ntisinzira, kandi kongera ikatubwira ngo sinzabura kugira neza intore zintakira ku manywa na nijoro. Bivuga ngo rero iyabanye nawe mu uyu mwaka warangije, nabwo si uruhare, si amashuri Satani yatinye, si amafaranga Satani yatinye. Noneho kanza nkubwire n'abana bawe, suko abarozi babatinye, suko iminsi mibi yabatinye, hubwo yayindi yabanye nawe mu myaka yarangiye iracari kumwe nawe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo sinzagutabara mu mwaka umwe gusa, hubwo nzahora ngutabara. Waba waburaye nzagutabara, waba wariye nzagutabara, ufite ibyo kwambara nzagutabara, unabibuze nzagutabara, ugenda n'amaguru nzagutabara, ugenda n'imodoka nzagutabara, ufite akazi nzagutabara, utanagafite nzabana nawe. Nibyo bishatse kuvuga iri jambo. Rero ndigeje ku bakunzi b'Impanuro TV badukurikiye, waba uri mu Rwanda udukurikiye, waba uri Amerika, ndakubwira ngo nta munsi n'umwe Imana idafite imbaraga n'ubushobozi. Iyagize ubushobozi mu minsi yashize, neje irabufite. Iyagutabaye utazi gusoma ukamenya gusoma, irabufite. Iyagutabaye uri umushumeri nta kazi, iyi iracitwa Imana, nta nyugute n'imwe yigeze guhinduka ku buzima bwayo. Iyatumye urangiza ukagera naho ugera kuri masters, iyi ihagaze nka gutya. Iyatumye kuvana mu kwambara ibirenge ukambara inkweto, kuko nje nambaraga ibirenge, natangiye gukorera Imana ntashoboye no kwigura inkweto. Rero iyabanye na Sekazuba adashoboye no kugura intantufure z'ibihumbi 2, iracitwa Imana, nta nyugute zayo zagabanyutse, nta neziyongera uko yari iri cyane nikiri. Kuko birivuga neza mu kubara n'ubundi 23 umurongo wa 19 bavuga ngo Imana si umuntu ngo yibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze no kugikora izagira ite? Izagikora. Iyabanye nawe rero iracari kumwe nawe. None wagera muri Yesaya igice cya 7 igitabo cy'umuhanuzi umurongo wa 7 bavuga ngo imigambi yabo ntago izahama, ibiguteye ubwoba ntago bizahama, kandi ntago bizasohora. Ndaguhanura uyu munsi Imana ibaho umugisha. Amen. Iryo niryo jambo ryatujana mu kiganiro. Ndakubwira ngo witegura ubwoba n'umwaka turimo. Iyabanye nawe mu myaka yashize iracari kumwe nawe. Ntibakubwire ngo imyaka ibaye myinshi ngo nta fiance uzabona. No, iyabanye nawe ukarangiza iyo myaka, ifite uburenganzira bwo kukwambika agatima ufite 45. Ejo bundi wacu hariya muri Burera igitangaza carabaye. Igitangaza Burera? Burera gute carabaye? Umugore n'umugabo bari baratandukanye. Uraja kuri SEKAZUBA formative virebe. Umugore n'umugabo baratandukanye, bashwana 2019. Ejo bundi barasezeranye. Ninjye wanabatwaye mu modoka, ninjye wari shoferi. Rekata. Ndabatwara.
SEKAZUBA Promo TV biriho sogwa kurama inka y'isi ndabatwara ndabitwarira ndavanumva rero umuzimu n'umurozi bari baravuze ngo urugo rwanyu ndabitwarira n'imodoka mujye imbere ya pastori abasezeranye muze muri Sebusi ari nge wabatwe ninge wabitwariye gasuzuguro ka satani karaca ico gihe umva satani turamusuzugura reka tubwire abantu rero ngo uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ugaseka uyu munsi byaba byacitse ariko ukaba uri wo gufashwa nawe ugafasha rwose none sineka kugushimira nzagushimira udahari ibintu gukora turi kubireba se none si nta myaka wabayeho utabikora pasi tuvugisha ukuri njya ndi mu ijambo no mu kiganiro nta myaka wabayemo udafasha ariko uyu munsi impanuro TV abantu bazi ko iri gufasha abatishoboye hirya no hino ejo none narinzi ngo uzatwara ngo uzagenda upakiye akavati nabonye upakiye fuso ujya gufasha abantu nibisezerano Imana yari yabwiye bari abantu bagiye muri murya Imana kabwira ngo mbahaye umuceri Imana miyuje kuri pasi barya iki umuceri reka tubwire abantu ngo nta gisezerano rya buri zaca kubite Imana izagira neza pasi muhuze n'abantu bituma afasha abo bantu ejo bundi rero harahuye urugo rurongera rubakwa bati nubwo tubwe ngo dusezerane nta mikoro dufite umugabo mwemera kuvuga ngo mu bushobozi Imana yampaye ibyo uzambara nzabiguha wa mugore we nawe ubushobozi Imana ibyo ndetse n'imodoka nzayinywesha amavuta kamera uzakamera ni iyanjye nzayihagurutsa reka dukore tugifite uburyo nukuri nzohereza amavuba kugenda imbere ubu uyu munsi rero kera nta mavuba yari imbere ubu ndayafite niyo mpamvu amavuba ngo gakira imbere ngomba kubabyaza iki umusaruro nzashyira igitinyiro cyane imbere yawe amen pose ari igitinyiro Imana ishira imbere urabona uracara umusore Imana ikagushira igitinyiro imbere yawe ugakora ibyo umuntu w'umugabo atakora icyo ni igitinyiro cy'Imana ntago ari y'amashuri wize pasi ni Imana pasi bafite dogiteri cyangwa ufite masters batatikeza ibyo utekereza nzashyira igitinyiro imbere yawe surabona ndi umugabo mubi ariko kera nta gitinyiro nari ndi mubi tuje tuvugisha ibintu by'ukuri ariko ubu sindi mubi ahigejeje ko rambaye ngize nte nyishimiye nzashyira igitinyiro imbere yawe no kubisengera byose imigambi yabo ntago izahama amen kandi ntago izasohora nigeze kukubwira ngo nje navuye iwacu mu Rugarama nja kubwiriza mu ijana ngene n'amaguru yewe wagenze iminsi ingahe nambaye boda z'ibihabane none umuntu ukore ntambaye minwari sire kirahure ibi ni ibise by'amasengesho nukuri tuje tubwira abantu ngo basenga Imana nta gihombo kirimo nta gihombo mu gusenga taco tabakoreye Imana uzasara ubusa kirazira mvi wacu hariya ku mupaka canika njya mu ijenda abantu babyibuka mu giterane ngenda n'amaguru ngeze ku mukamira ndananirwa ndaryama ngiye kwinjira muri tagisi umwuka arambwira ngo nubwira ko mva yari ngagutwara ntarakwemerera injira muri tagisi nyinjiramo kuva ku mukamira kujya mu ijenda cari igiceri cy'ijana mvamo mvuye ngeze mu ijenda mvuyemo aho kugira ngo mbwire ko mva yari mbwira chauffeur wari twe tagisi namubwira nti ndi umukozi w'Imana andebye uko nambaye ngo uri iki ndi umukozi w'Imana uri iki hidore na bibiranje kubwiriza no mu ijenda none rero mvuye iwacu mu Rugarama n'amaguru ngeze aho ndanirwa nje mu modoka yawe ndavuze ngo nyikubitire konveri ntankubite aranyitegereza yishura igiceri cy'ijana ngenda mvugira Imana kigera mu rusengero Imana ati ibi mvuze wati umva nzakwambika nzaguhitike uzamvugira uri kurya ntuzongera kuburara none se sinjya kugusura mfite imodoka si parisani wawe brother ibyo yavuze no kubikora izagira ite izabikora ibyo byose biva mu gusenga iyo usenze Imana nta buryarya nta zindi inyungu zawe zikaza nyuma y'inyungu z'Imana Imana irakora imigambi yabo ntago izahama abari bazi ngo nzananirwa no nzamuka zandabirambiwe nzamuka zabisate njazanyakabingo muri za Gisoro nzamune nsenga Imana batazagwa mu nzira bigera no bavanga urugo rwanje rumeze nko muri Haiti ngo ni igihugu cibiza koko wareba ndi gusenga ukabona koko ni muri Haiti umugabo ari gusenga Imana igasengera abakobwa bashaka sengera abantu bagatera imbere ariko nje nagira ngo nkaburara biti wanje ngo ni muri Haiti barabanga Imana itabaraga abandi ngo nanje izantabara ariko uyu munsi ntago bacita muri Haiti pass uzahagera uharebe ntago ari muri Haiti witwa muri convention yewe data ntago ari muri Haiti ukurikireje bundi urabibona kuri YouTube bari kungabira n'inka iwanje huzuye abantu abona ejo bundi bangabiye inka y'inzungu barivuga ati acina inka wasenge umugore wanje yapfuye kumugaragara urumva ngo iki inka y'inzungu nayigabe n'umukira bita amasozera hari i Musanze umufite imodoka 5 yazanye umugore we yapfuye neza byarangiye turasenga Imana iramuzura
rangira avuga ati nanjye urugo rwageze imodoka ngomba kurushiramo inka bakanywa amata. Oya profeta one twaharenga. Iyo operation yagenze gute? Iyo operation umugore bamwohereje amahembe. Arega hari cyo amafaranga adashoboye pasi. Muje munabimenye. Hari amafaranga adakora. Ntago amafaranga yabwira amahembe ngo agende. Kirazira. Amafaranga yirukanwa n'imbaraga z'Imana. Arangije abonye apfuye amushira mu modoka. Aramuzana mugejeje iwanje. Arambwira tumva rero wasengeye abantu ndabibona. N'abatanzania baje gushima Imana ndabyibonera. Umugore wanje ndamugabo aho kugira umugabo ukunda umugore ararira birarangira aragenda. Bamuzanye wanje saa 7 z'ijoro ndasenga. Baturutse Musanze bamuzanye mu modoka. Imodoka yagara hejuru yiwanje. Amahembe yamuniga. Bamukubise amahembe atavuga nta mwuka umukanze gusohoka. Noneho ndasenga saa 8 ntajwe ntace. Ndakomeza isaha ya saa 8 ndayisenga nari kumwe na madamu wanje agatotsi kabakamufasha nabagiye kuryama. Kusigara wenyine. Ndasenga byageze saa 9 n'iminota 27 nihijwi ry'Imana ryamanutse rirambwira ngo Sekazu ntikarame kubera ko uyu mugabo atarebye ku mamiliyoni atunze akemera Imana ikurimo uyu mugore musubije mu mwuka. Ngiye kubona mbona umugore arambuye amaso. Ejo bundi yarabyivugiye ibintu yavugiye mu rusengero rwuza abantu akabivugira iwanje n'abatirishije babakobwa b'imfugiye abiwanje akabivugira mu mbere y'abantu bagera kuri 500. Nje naranze kubivuga nabivuza aruko ari wabyitangarije. Njari ibyo ntinya kuvuga byinshi Imana inkoresha kihorera. Ariko arangira bati kambivuga impamvu muhaye inka. Yarabivuze ejo bundi. Aravuga ati si ibyo gusa hari n'ibindi biteganya. Ati sinka nzamuha mu ntuza ntago nzayimuha mwibahasha ngakira. Nzayishorera abakire bamperekeze bagenzi banje nyimuzane. Nukuri. Ibyo byose biva mu gusenga. Rero reka nkubwire ngo imigambi yabo ntago izahama. Abari bazi ngo amasengesho yacu ni imfabusa tuzahora turi inzererezi tuzahora dutegira dusengera abantu ntacyo harwanyise ngo ndimbura mukoro ngo ntaco nkora ariko ngasenga kavuga si wa mugabo we uri kunyita ngo ndimbura mukoro nta murima mfite nta kimfite none nico Yesu yampaye uri kuvuga ngo singikoresha nzagikoresha kora ne wacimpaye kuko mbizi neza ningikoresha kizabyara umusaruro ndabizi neza akarimi wacu bari barambaye ni imitabenye n'umuhezayo nabigurishije muri 2004 mbigurisha 220 na 20 nyanywera iminsi 3 muri buwate ntahanco nta mfite ikibanza nzakurikira Yesu. Na buwate wagiyemo? Ni buwate aho bita kwa Isara. 2004 2005. Yewe Sekazuba mwene Diriyani. Warawukata. Yewe data umva nagezemo nagurisha umunima mu 220. Ndangije mbwira abantu ngo ntimwongere gusengera. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Navuye iwacu ndangije kwanywera iminsi 3 nsubiraho nteze igare rimpari ifutira ryo gupakira ibirayi iwacu. Muntu winjanye mu mujyi wa Ruhenge mu 220 nsubiro nicara kuri bya ifuka by'inyuma bagiye gupakira ibirayi. Imigambi yabo ntago izahama. Iyo wamajiye kumenya Yesu araforomata akakuvana mu buzima wari urimo ubwo abantu barebaga Yesu yarangiza kuguforomata akongera akagwizina intekerezo akongera akaguha ubundi bwiza. Pasi nubwo nambere nete ntago ari filime uri kubona ko ndi mwiza kera nari mubi tari namenya Yesu bundi keza buri keza. Izina ryarahindutse. Izina ryarahindutse. Ubu nyise n'amazina banyakuraga kera dasoza gufata zikagutwara. Wibesha ukanarivwa ntahari. Bagutwara. Yari amazina mabi. Ya mazina mayo bava ngo ndigaca kubera ko nibaga inkoko. Uramutse uburivuze rero. Yewe data man. Urivuze nubwo ntaba ndi misante bakakumva kurivuze. Banyita agaca kuko nta nkoko yancikaga. Urugo rwaga rurimo inkoko. Ha yewe data we. Ja. Agakiza rero. Aha. Agakiza nakirijwe muri gereza. Ni ibintu nakuga nigeze kubikubwiraho cyane rwose. Nakirijwe muri gereza ndi imfungwa. Warafungiwe ibintu bikomeye nanone. Ibintu bikomeye biteye ubwoba. Kubivuga biteye ubwoba. Reka tubyihorere. Ndafungwa. Ibyo tunabireka. Kuko nabandi bafungwa nkatirwa imyaka 10. Ndakizwa. Ndangije gukizwa ngizwa. 10 warayirangije yose. Oya. Urabona nibyo nakubwiye pasi. Amafaranga yananirwa amategeko ntagire icyo ashobora ariko ijambo ry'Imana rikagira icyo rikora. Umunyenga bigahindura ibintu. Urabona aho gukizwa kwanjye nivuga butumwa riza muri gereza. Nakijwe kubw'ibiterane byaberaga muri gereza bimwe bakoramo barimo badogashagaza ni bimwe Bishop Rucana rero afunguye muri gereza abazenguruka amagereza n'abaruta Isarantwani. Ico gihe mu mfungwa baza kubwiriza nari ndimo. Ndakizwa ndangije gukizwa uwo munsi niho n'impano zo gusengera abantu ni muri gereza. Tangira gusengera abafungwa. Tangira kugira nde. Ico gihe nta muntu wangemuraga nasengera abafungwa bagataha nkagaruka.
nukuri none reba aho Yesu anyejeje mu myaka 10 bari barankatiye Imana ingira neza zihinduka 3 ndasohoka nukuri uyu munsi wa none ubu maze imyaka hanze 6 7 zizashira mu kwa 7 ubu akaba uri muri gereza uyu munsi n'ubu ntabwo nakuje 10 wakaba isigaje ndi nk'itatu uwo yamasigaje umwaka usigaje umwaka masigaje mu mwaka umwe urumva ni igitangaza cy'Imana none nge sinshaka kuza gutinda bitewe nuko uri muri gahunda nyinshi cyane yego uyu munsi wa none ni ibihe bigeragezo ni zihe ntambara umuntu yanyuramo kugira ngo zitume areka Imana ye cyangwa se atagakiza urakoze pasi yuko umubiri ari umubiri no gucika intege bibaho rwose ariko nta kigeragezo na kimwe cyari gikwiriye kugukuvana ku Mana nta na kimwe yuko twebwe twambaye umubiri wenda hari ijambo Yesu yavuze yaravuze ati Mana umubiri urananiwe ariko umutima ugize ute urakunze burya nawe yarananiwe rwose ariko nubwo umubiri wari unaniwe Yesu yibuka ko umutima ugikunze kubana n'Imana aravuga ngo umutima urananiwe ariko umubiri uracakomeye twambaye umubiri unanirwa ariko nyuma yo kunanirwa k'uyu mubiri hari ibyiza nubwo hari ibigeragezo byinshi biza urugeragezo nk'ikigeragezo c'amagambo ikigeragezo cyo kugira gute cy'urushako cyo kutabyara cyo kugira ari ibigeragezo mbese buri wese hari javanga iki kirakomeye nundi yafata ikina kumva ngo kirababaje ariko ndumva cyose gikomeye ko cyaba kimeze kose ikigeragezo kije kirakubabaza yuko buri wese yiheraho kanye hari igihe nava ngo naravuzwe nahuye n'inzara hano nawe ufite ibiryo ariko akaba nta mwana harundi nawe wize iwe wamurihira minirivari ariko baricaye nta kazi icyo naco ni kigeragezo cyangwa nundi wabyaye ariko abana be bakaba ari bo bamu noneho ikindi kigeragezo ukabura umubyeyi warabyaye wareba no muri karitsiye mwisi butuyemo ugasanga wabyaye abakobwa beza bibizungereza ariko nta bagabo bagira bate bafite wawundi muturanye ubyara n'abakobwa wenda badasa neza nk'abawe abe bari kugira imyaka 19 bagatangira gufiyanswa abaye bari kubyarira mu rugo kandi ufite abakobwa beza izuba urumva nta kigeragezo coroshe yuko buri wese avangonje kiri kunshinga ariko buri wese musonga mugezeho uramurya rero ndumva umuti wo musonga ukizwa n'Imana nubwo ngo mbese cyabukura ku Mana none se undi muntu wakikiza atari Imana ni uwuhe abayubwo twewe twamenye ko pasa we nico kigeragezo wowe ndo ushoboye ari ge pasi abura n'ikigeragezo ariko kuba yakwiyagura gusenga Imana ngo ikimukizemo afite imbaraga nkeya abaye twewe nk'abakozi b'Imana twakagira gumaze tukabati uyu muntu afite ikibazo gikomeye reka tumuheke tumusengere ariko ibyo byarabuze arega neco n'ikigeragezo pasi ikigeragezo makozi Imana batumvikana cyangwa ntari kigeragezo ahubwo uvuze kuri iyo ngingo cyakoze Imana batumvikana turi kubona intambara za hato na hato ntituribwa ariko kuri kanaka cyangwa kuri kanaka ariko nyine ngo byinshi cyane bibanga urabikurikirana nk'ibyo ngibyo iki cyo si ikigeragezo gikomeye cyane kiri gutuma abantu batinya kujya ku Mana ko bari kubona ababahamagarira kujya ku Mana abahamagarira agakiza ari bari gusubira nabo bagaterana amangumi ni ikibazo gikomeye nibyo nakubona ntihari ikigeragezo kibarimo iyo uri umupastori wabisigiwe uricaye kuri social media ni mihanganira urukiga ndavuga cha social media uko ndavuga kose aho kugira ngo utange inyigisho zijyana abantu kuri Yesu hubwo ufashe pastor ndavuga pastor wawe niwe wiri uvuga nguje gutaranga niwe wiri uvuga ibigwibye niwe wiri kuvuga ingeso ze kandi umupastor uvuga mugenzi wawe nkuko biri yitegeka ntibigeze no kumubona miryo kosa ngo wenda ugenda umwegere umuvuga ruko yakunaniye hubwo wamumenyeho n'amakuru utiboneye uraje uravuga icyo nikigeragezo makozi b'Imana gikomeye cyane aho wicara ugafata ukandagaza undi ukamusebya ukamufata uko atari ukiri kumutuka ukavuga ngo ndategetse ngo nguciye kuri YouTube ndategetse ngo nguciye ku maturo sogwa kurampinga bano bahungu babaye bate babuze ibyo babwiriza urategetse runaka ntibinakwiriye kugira ngo uze ufate umuntu wasizwe wirirwa umukaranga imbere y'abapagani niba ukijijwe niba uri ufite agakiza niyihe nama musengere birivuga neza ngo mwene so nahura n'ikibazo
uzafata umwanya umusengere umwegere, niyanga umuteza undi, niko birivuga, niyanga umuteza wa gatatu, niyanga umuteza itorero, mubone kumushyira ku karubanda. Rero bivuga ngo abantu ikigeragezo batase nta nubwo bakemera Bibiliya. Ugira ngo bano bantu bemeye Bibiliya bagenana nayo, ntibemera amategeko yayo. Iyo ufata umuntu ukamwandagaza pasi, uretse n'umukozi w'Imana wabisigiye, nawe nk'umuyobozi w'impanuro, wowe twice tukavugana Imana, ntaga akanwa kanjye kakangukira kugusebya na gato. Kirazira. Ni igihango gikomeye kuba aya masaha twicenje nawe tukaganira tukavugana ubwami bw'Imana. Iki ni igihango gihambaye kitanyemera guhita mva hano kajya kwibuka Imana ngo pasi simwemera, pasi n'umuteka mutwe. No, ico genge Sekazuba navangiye abantu ubwo bansengera. Reka mbwira abantu badukurikirana bakoze Imana bari kundeba, nubona umuntu azengurutse amacano ari gusebya abantu, uwo muntu mufata umwe musengere, ntari umwuka w'Imana umujyana, ni umwuka wa Satani, kuko Satani ntago yakoresha abantu mu kabari. Kirazira. Kuko mu kabari ntaco yakora, umuntu asigaza akavuga indimi hano naho aje gusebya abantu, ari umwuka wa Satani asiga mutuma. Nje Sekazuba nshobora kuza hano hari imitima nshobora kuyobora ku Mana ndetse inafatwa ku bwanjye. None Satani agata areba urundi uzwi cyane uravuga rikijana isosi kabimenya, akamuzana agata avuga izina ryanjye akarisebya kugira ngo ncike intege sinongere kuza kubaka indi mitima cyenyuke. Rereka uwo mwuka pasi ukumbajije urahari, uwo mwuka njye urambabaza cyane. Iyo ubona umuntu wo kuza kuvuga vayo uvuge ibyo Imana yagukoreye, ubundi dore ikintu kibaza Satani cya mbere ukabona ataye kuvuga ibintu Imana yagukoreye, kuvuga ibitangaza Imana yagezeho, kuko uba watse Satani amaranka. Kandi bamenye nubwo Satani aziritse aracafite ubushobozi, kuko mwibukana neza birivuga neza ngo akimara no kuva mu ijuru akimubwira ngo ntago turabana nawe, Imana yari ivugira ati wasiwe ugushishana nubwo kiziritse gifite imbaraga zo kukineza nize n'ugusenga. Kandi bibuka bagenda kuri yatufungo yuko Yesu yamukubise ku paga ahita muzirika kumukubita ku pesi. Arafite imbaraga, afite imbaraga yo gufata umupastor akaza gatukundi, afite imbaraga yo gufata umuhanuzi akaza gusabya undi, afite imbaraga yo gufata umurinda akaza gasabya undi, afite imbaraga zo gufata cani gasabye yindi, afite imbaraga zo kugira ishari. Pasi yatera imbere ugahekenya amenyo. Satani niko kazike kabiri yukora. Navuze ngo ndagushimiye, hari aba Satani yashize amajaruzi batabyishimira. Ndagwa nk'urugero rukomeye. Ejo bundi nacaga mu santere dufite ikomeye nkara mu Kidaho, hari ubwana bw'umayi bobo nunsi uranzabukwereka. Noneho na parika imodoka bukanze kubera burya Imana yagusize, burya n'ubwana bwose burakuyoboka, bukanza nkaho bazasiku kimutaje kwishuri ngo twabuze inkweto, ariko ngasengera nkama ngo Mana numpa umugisha nzagura abana inkweto bajye kwishuri. Nubwo nyafite amashuri n'igice bya primaire abana bakiri batoya biga, ntiwenda ntago bagira umugisha nkuko Imana yankoreye. Mfite amashuri n'igice bya guhiseka pasi neza kari yo mfite nayo kuvuga amashuri mfite, ariko Imana yagezemo irayatubura akagaragara akaba neza, indimi zikavuga. Rero abana ndavana abana bari kuvuga ngo bakeneye inkweto kuja kwishuri, Imana ni ejo nje kubagura inkweto. Biriya ntago nabikoze nirata, ahubwo ni icyifuzo c'abana kugira ngo ngisubize. Rero ushobora gukora nka biri yukora abantu bakavuga ngo nukwiyemera akagira abagushima nibyo, ariko ikimbabaje ni kimwe yuko witwa ngo uri pastor ugahagara kuri cano ukasebya umukozi w'Imana wasizwa amafuta kabone nubwo yakosheje nawe yakosa, kuko ntago icyagitinya ngo umukozi w'Imana, ntago icyagitinya ngo amenweho amavuta. Kirazira. Yakosa waba potera ugakosa, waba bishop ugakora amanyanga, waba rivera runaka ugakora amanyanga. Ntago ibyaha byaremeye abakristo paso byumve, ntago ibyaha Satani abigenera abakristo gusa, no kwa bishop icyakiragiro kikicarayo kikamukoresha. Nigeze kuba ndi Tanzania nambwiriza mu mujyi wa Mwanza, ndaguha urugero rukomeye. Bazana umubishop ukomeye umunyakenya avuye Nairobi, batarabwiriza mu gitena, arabwiriza abantu barafashwa. Ageze kuri finali Satani yatamwinjira aravuga ngo afata umugore amushira imbere y'abantu, arangije aravuga ngo abagore bagufiya nta bwenge bafite, ko umugore we yari umugikuyu muremure cyane. Tenko Satani aramwinjiriye. Reka tubwire abantu ngo icya ntago gitinya titire, ube ukomeye woroheje, ubu ukomeye kigera kure twukoresha ndetse wakora n'icyaha ruta nico mu Kristo wawundi ubona. Ariko nibura yakoze icyaha si ngombwa guhita tubitangaza, si ngombwa guhita tuvuga ngo arananiranye ngo tumwifurije ngo najye muri ribu. Hari ibyo njya mbona ku mashusho media ngo pastor mumushire muri ribu. None si mwamushize muri ribu y'amasengesho birananirana, baramusuye se biranga. Ribu ifite bindi gukurikirana, ariko ribu ni y'abahanuzi, ribu niyo kwita wakuru ko wiboneye.
ngo pasiteri ngaratukanye ngo tumujane muri ribu, umusengere yatewe. Hari ribu yo kumwerezaho umwuka wera amasengesho. Ako kantu ngira ngo urakabona urasetsa impamvu kumva ngo runaka ngo muce ku matungo mushira muri ribu. Urumva ngo mwene so ntukamucukura urwobo n'umutunga urutoki, urabona pasi ngo utunze urutoki ururuko izi 3 ziri kure, ariko sekaze kama ngo nawe shani we nsigaje ururuko muri kuvuga ngo sekazu itone ni we nsigaje. Rero ntukifuriza umuntu ikintu nawe udakwiriye kubacyo. Icyo dushaka nko kwa rukimbajije, niba umuntu akoze ikosa tumusengere, nibi kuvanga umugore nk'uyu ngo mwamenye ko ashatse umugabo wa kabiri, ibyo si byiza. Kuvuga ibi nibi nga Apotre runaka byamucanze, musengere. Imana izavuga ati ntacu utakoze, nubwo nananye nawe waramusengeye. Nukuri. Yewe. Hari byinshi cyane rero. Yenda mbere ko dusoza, wakomeje ku kintu minsi yashize wari uri Nairobi, n'ubu urategura izindi ngendo zivuga butumwa, barayomaga Imana ikomeze kugeze kure kugira ngo ukomeze gukiza benshi cyane. Iri Sekazuba foromano ryaturutse Nairobi. Ubundi ibindi mirimo ikomeye cyane imaze gukorera i Nairobi nyuma y'ibyo byose. Niyihe uko uherutse ejo bundi nibe bitangaza n'imirimo ikomeye cyane wabonye ko kujyana n'uyu munsi uvuga ati Imana uracyari Imana koko pasi ibitangaza Imana yakoze. Hange mvuze ubutumwa nsohoka mu Rwanda inshuro 14 ndazandika, ariko urugero nakoze ejo bundi kuri tariki 2 nuri indege tariki 2 z'ukwezi kwa 12 kuko nagurutse kuri tariki 2 nkaruka kuri 13, ariko mu ngendo nagiye zose uru rugendo no rwa mbere kuko rwahindira ubuzima abo nasanze, ndetse nanjye Sekazuba rugira icyo rukora. Icyambere nge navuye mpanuye nk'ubuhanuzi burenga 5 nsanga bwarasohoye. Usubiye usanga byarasohoye. Ntiwahanura umuntu ukomeye ngo usanga byarasohoye ngo uveyo nta mukufa kwambitse kirazira pe. Tujya tuvugisha ibintu by'ukuri atari mu rwongorerano. Hari umupastor arankurikiye afite itorero Nairobi yitwa Mangleti, ni umushumba n'umumama. Najya kubwiriza mu itorero rya kantegera bya bibasi bya Nairobi bita matatu urabibona zama etage ukunda. Ndangije ndimo mbwiriza mu rusengero, ijwi ry'Imana riramanukira riramwe ngo Sekazu uzagaruka muri Nairobi, pastor atagutegera matatu aza kugufata n'imodoka ye, ndetse naho tuyazaba yarahimutse, ndetse n'urusengero rwe ruzaba rwaragutse. Ibyo ni ibintu byasohoye ku mugaragaro. Igihembo ca mbere bampaye bahise bakora n'indirimbo nasohoye yitwa Agaciro Mana, nibo bayikoze video muri Nairobi we n'umugabo we batiru n'urwibutso. Ampa igikapu cyiza nzanira madamu wanje ati kugira ngo uzabwire madamu ko wampanure mujanira igikapu cyiza kimwe ku mugaragaro. Urumva nanjye ntahaye madamu bambara hano cyiza kimwe nyina amara akabakintu umugabo yavuze ubutumwa. Icya gatatu nshima Imana n'umuhanzi uzwi witwa Sami, yaramaze muri Nairobi kuko ndavuga ibintu byawe ku mugaragaro imyaka 9. Ndiyo Imana imbwira ko nzagaruka Samatari muri Nairobi ari muri Amerika. Ubu Samari muri Amerika. Urumva ibintu nasanze Nairobi ni ibintu bitangaje cyane. Umwarimu w'itorero n'ubundi wari umazemo imyaka 8 nawe nsanga yaragiye Amerika. Umugore w'umunyakenya wari watandukanye n'umugabo yarongoye undi babaroza umwiryane. Mvaye musengeye nsengera n'umugabo yari yaramutaye n'imodoka arazitwara, nsumukusuro nsanga barongeye barashakana. Urumva ni bitangaza tugomba kuvuga Imana yakoze twe tutakoze, ibyo Imana yaducisho tukabibona. Urumva rero ngeze yero umuntu wagize uruhare mu kundira tike y'indege, naho Imana hari ibyo yakoze. Na niyo mpamvu na nubu yongeye kuntumira ngo nsubireyo. Urumva ntago umuntu utaba wamubonyemo ko Imana imurimo ngo wongere umutumire ngo garuka. Nageze Imana ko igira icyo ikora, ubu ndi gusubirayo. Rero ibyo ni bitangaza Imana yakoze. Navanye Nairobi, na niyo mpamvu ngiye gusubirayo. Ngiye no kujya n'ahandi wumva n'ahandi ngiye kujya n'undi nzamfite tike y'indege ngiye nzaguruka tariki 2 mu baturanye bacu ba hano hirya ibujumbura. Mfite igiterane cy'iminsi zizagira muri kizatangira kizamara iminsi 4. Urumva ni igitangaza cy'Imana. Urumva ni ibintu Imana yagikora byinshi. Nibwo urugendo nagize kandi rwa urugendo rw'umugisha bantu twarabasenye. Urumva ni ikintu Imana iba yakoze. Yego Profete tugushimire cyane by'umwihariko kubikomeye cyane, ndetse n'abari i Burundi Bujumbura, abari Nairobi, ndetse n'ahandi hantu hose witegura kujya kuvuga ubutumwa. Nizere ko bazakomeza guhembuka, ndetse n'abandi babishaka bagutumire. Bizanshimisha umunsi nzumva uriye Rwanda ya cyangwa uriye KLM cyangwa n'izindi company z'indege zikomeye cyane, nkumva ngo ugiye kubwiriza nk'Iburayi cyangwa muri Amerika cyangwa se n'ahandi hantu, mu buryo bwo kugira ngo nabo bagerwaho na bino byiza nk'abantu bari Burayi koko cyangwa hehe bagutumiye.
hari abantu bakiri kwizigiza batarafata ibyemezo nizere ko tuzumva ubutumwa bwiza ko bagutumiye. Dore abashaka gutumira Prophète Sekazuba, dore nimero ya telefone mugomba guhamagara kugira ngo abitabe kandi bigende neza. 078 45 yego 50 31 7. yego 45 078 50 31 7. Prophète Sekazuba, Imana iguha umugisha cyane. By'umwihariko ibyifuzo bitandukanye byo gusengerwa, burwayi, bindi bibazo bitandukanye mu muhamagare bafashe gusenga, ariko by'umwihariko niki kintu uyu munsi wabwira abantu badukurikiye, abakozi b'Imana batandukanye, abanyamasengesho, abandi bantu bose bakurikiye Impanuro TV kano kajya, niki cyifuzo wabahereza cyo gusengera mu murimo w'Imana w'uyu munsi ubona kititondewe cyane gishobora kuzasenya umurimo w'Imana, kuko yenda kititaweho kikomeza kugenda gukura kandi kikaba cyagira izindi ngaruka zitari nziza? Urakoze Pasi, mbaje ikibazo cyiza kandi kinkoze ku mutima. Nashishikariza abakozi b'Imana, ntavuze titire runaka, witwa ko ari umukozi w'Imana wese, gusengera ikintu cy'urukundo mu bakozi b'Imana, kuko rwarabuze. Hari uguhangana kurimo, hari ukumva umwe yahuye n'ikosa abandi bagakoma mu mashinga bibe birangiye. Icyo kintu kirambabaza, ngisengera ku manywa na nijoro. Kabona umugabo ariyubashe, aricaye, afashe umupasiteri w'umugore aramututse, umugore atutse umugabo. Ni ikintu kiba kibabaje cyane. Gasanga n'ibyo abapagani batatuziho, twe twita ngo turabaruta, nitwe turi kuza kubitamburisha ku mateleviziyo cyangwa ku macano nk'aya. Nabwira abantu b'Imana ariko barimo Yesu, bafite agakiza, basengere umwiryane Satani yateje abakozi b'Imana. Umwiryane wo kutumvikana, wo guhangana, wo kumva ngo ninjye, wowe uri uwa Polo, undi uri uwa Kefa, mbese bidashaka kugaragara ko bakorera umwami umwe. Noneho ikindi ngushime, hari akantu uvuze, nashime ko buriya mfite ibyishimo n'umunezero. Buriya ngiye kubwiriza ahantu none ntazamfite umusemuzi, urumva ni umuriro. None si nk'abarundi aregani nk'abanyarwanda, abarundi abanyarwanda ntacyo, urumva nta musemuzi. Urumva ndabasuhuje, baranyiteguye, ndabizi, bari gukora amakirishi, ndabibizi, babimbwiye, bari kugira bate. Ni igitangaza gikomeye. Noneho nzaje ndije kwa kwijugunya ngo ntegereze umuhanuzi, urumva ndabizi neza Imana izankoresha. Urabona iyo ufite umusemuzi hari aho umurindira kugira ngo amaze agira ate abwira abantu. Ariko nkano abaturanyi abarundi ni Abanyarwanda, kubabwiriza nta gutegereza umusemuzi, nta kugira ute. Urumva na amatabya y'amavuta, nubwo nubundi nari nsanzwe no mu basemuza amatabya y'amavuta, urumva noneho ubwo azabyara amavuta menshi arenze ukwemera. Ni igitangaza cy'Imana ikoze, kandi nzi neza ko hagati yanjye n'Imana izakora imirimo yayo kandi izanadukoresha. Rero dushimire abantu bo muri Kenya mu nkunda. Uravuze ati nzatangazwa no, urumva ibyiza ubunyifurije, ariko urivuze ati nzatangazwa no kumva wagiye Buraya, wagiye Amerika, wagiye Canada, wagiye ibyo Imana yarabivuze. Ndarindiriye kuko nibi ntabwo nari nzi ko bizambaho, ntabwo nari nzi ko narenga umurenge ngo mvuga ahandi ubutumwa. Ubwo rero ibijya gusha bigira bite, birashuha. Kuva East Africa maje kuyigeramo, ubwo ndi gutotera kujyanye no kuyindi migabane. Rero ndabizi neza kandi ko mfite ibyo kubwira abantu Imana yampaye, si ibitabo nzajya gusoma, ahubwo nibyo Nyagasana mpa. Kandi nizeye ko icyo ngukunda ni kimwe, uvuga impano z'umuntu nawe uzi. Ni impano zanjye urazivuze, ni Imana yazimpaye isaha ku isaha. Kandi icyo nyikundira Imana yanjye, ntago ndeba ngo uruyu cyangwa uruyu. Unyitabaje wese ndamutabara. Amen. Unyitabaje wese mfasha ndamutabara. Waba udashoboye kugenda, waba uri umukire, waba ukennye, waba uri umuzungu, waba wirabura, ukumva ko twafatanya gusenga, uzampamagare, nzakwitaba kandi nzi neza ko tuzafatanya. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha Prophète Sekazuba, n'abagukunda bose, ndetse muko aravuze n'abakwanga nta muntu ukundwa na bose. Bose Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. By'umwihariko rero reka tugoye kano kanya mbere gusoza, watureka umugisha abantu bose bari badukurikiye, ndetse wature n'urukundo ku bakozi b'Imana bose bava bakagera. Pasi ngo sabe ikintu kimwe, ntago nasuhuza umuntu uherutse kundira ati cy'indege n'ubundi niwe witegura kuntumira muri Kenya, kamusuhuze ngo nabakomere. Nukuri n'umuntu ku giti cye untumira, ntabwo ari itorero, ntabwo arantumira amatorero bakankoresha, ari we wandihiye tike. We mbese ku giti cye arandira amatorero nagiraga kankoresha.
urumva bamuprofitiraho yageze. Reka mwifurize umugisha ukomeye we n'umuryango we, umugabo n'umugore, mbifurije umugisha aho ngaho Nairobi, aho muri Westland, mbifurije umugisha ukomeye w'Imana. Nifurize umugisha amacaci yose mvuga mu butumwa Nairobi, yaba aho ngaho ba pasiteri Nkomezi bande mwese ndabasuhuje cyane. Imana ibambere umugisha. Reka nsenge noneho. Amen. Ariko nawe ndagushimiye kandi ngusabiye umugisha, sabiye umugisha impanuro. Amen. Ndawakira impanuro, nyisabiye umugisha kandi pasi umugisha nasabye ndi kuwubona. Reka nsabe n'undi mugisha nabwo nzongere mbone hari ikindi Imana iri gukora. Nukuri. Kandi kanze nkubwire pasi mu nshuti magara muri za zindi 3 zatabaye wa muntu afite nyinshi, nanjye uje mbara muri 3. Muri 3 wahamagara nijoro ngo vaye profete nkaza nirukanga. Izi 3 nyandikemo. Mana mu izina rya Yesu. Uri Imana y'amahoro, ufite ubushobozi, ufite imbaraga. Ndagushimiye ko unkoresheje uyu munsi. Ngushimiye ku bwa pasi twari turi kumwe. Muha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abantu bose badukurikiye, baba barwaye ubakize, baba bafite ibibazo ubikemure mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere abarushe n'abaremerewe ubaruhure, kuko ijambo ryavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Girira neza umuntu wese ugize amahirwe yo kubona iki kiganiro, ukibona afite ikibazo ugikemure, ukibona arwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bwawe nibukore ku iki kiganiro, imbaraga zawe zibohora abantu, abarushe ubaruhure, abari mu bibazo mu izina rya Yesu ubikemure. Ibyanze gushoboka uyu munsi ukibona iki kiganiro, reka tuvuge mu izina rya Yesu reka bishoboke. Ibyanze kwemera ukibona iki kiganiro, reka tuvuge mu izina rya Yesu byemere. Ibyanze kubaho mu izina rya Yesu ukibona iki kiganiro bibeho. Turategeka mu butware twahawe na Yesu. Ubwo burwayi abaganga bananiwe, aho wivurije hose indwara zikabura, turategetse ukibona iki kiganiro reka wakire gukira, wakire kuba muzima mu izina rya Yesu. Waradepoje biranga, urushako rwaranze mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu munsi ukibona iki kiganiro ibyo wabonaga nk'ibyanze reka byemere. Waragerageje amakampani yawe aho kunguka araguhombya, reka tugusengere mu izina rya Yesu. Ukibona iki kiganiro imigisha y'iyundi imanuke mu izina rya Yesu. Imyaka 38 urahi wanyu, abafite 22 baragiye baragusize, ariko ukibona iki kiganiro ndabohora ingoyi zakuboshe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakira imigozi, hakira ubutabazi, hakira kuri, hakira igitangaza, hakira kugirirwa neza n'Imana. Ibyo abantu babona ko bizarangiye, imigambi bagufa, reka ntihere ku buzima bwawe uhereye aka kanya. Kuko umurabyo utungura abantu, tungura aho utuye, tungura abo mwiganye, tungura aho uvuka mu izina rya Yesu. Tungura abanyogosenge, tungura abanyoko wanyu, tungura abasiko wanyu mu izina rya Yesu. Reka imiryango kubwo Imana igutabaye ibona ubatunguye, reka Imana iguha igitangaza cyo gutungurana, reka Imana igusura iciye mu irembo, ntice mu canzu. Iyo iciye mu irembo abaturanyi barabimenya, iyo iciye mu irembo umudugudu urabimenya, iyo iciye mu irembo akagari karabimenya, iyo iciye mu irembo umurenge urabimenya, iyo iciye mu irembo akarere karabimenya. Reka Imana igusura iciye mu irembo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikora igitangaza, ndakubohora. Soka bandwara we, ndwara zakwinjiye kirekire, amaguru ntabwo ushobora gukandagira, umutwe wawe udasinziriye, umutima utera buri kanya. Ndagusengera mu izina rya Yesu, akira ukuboko kw'Imana kugukora witukira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaratubwiye ngo abamwizera azabaha ubutware bwo kurambura ibiganza ku barwayi bagakira. Wowe urwaye byananiranye, akira gukira mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya akira inzira y'ubutabazi. Imana igusura iciye mu irembo, Imana igusura iciye mu irembo, kuko iyo umuntu aciye mu canzu bamwe ntibamubona. Reka Imana igusura iciye mu irembo, abantu bamenye ko yagusuye. Urakoze Yesu, ndabona ubohora abantu, ndabona ukiza abantu indwara, ndabona uhaye abantu ibyiringiro, ndabona ibyanze gushoboka bishobotse. Urakoze kubikoze. Tanga umugisha kubera bawe, abatubona basenga n'abadasenga bose tubasabiye umugisha, abatubona badukunda n'abatwanga bose tubasabiye umugisha. Reka imbaraga z'Imana zikorere ku buzima bwawe. Wowe wari wihebye ko ibihe byarangiye, wowe urwo rwari rusenyutse, reka Imana yongere irwubake kubera ko ishoboye byose. Urakoze papa, kuramburiye amaboko ndi imbere y'ikamera, kuzamura icubahiro, gira icukora kubera bawe. Umugore umugabo
unkurikiye, umukobwa umusore unkurikiye akibona amaboko nyazamuye, nawe zamura amaboko uvuge ngo nakira igitangaza, vuga ngo Imana iransuye, vuga ngo nakiriye impinduka ku buzima bwanjye. Zamura amaboko ukibona amaboko uvuge ngo nakiriye impinduka. Akira impinduka ku buzima bwawe, akira gutera imbere, akira akazi wowe warabuze, akira impinduka zitandukanye n'izo wari urimo. Urakoze Kristo, nize kubikoze kandi ko wiyubahishije mu izina ry'Umwami Imana, mu izina ry'Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera, amen. Imana igumugisha. Ukibona icyo kiganiro uvuge ngo nakiri impinduka. Imana igushigikire. Wari kumwe na Profete SEKAZUBA Jean Damascene, waturutse mu majyaruguru mu karere ka Burera, umurenge wa Rugarama, akagari ka Gafumba, umudugudu wa Rutamba, inini isibo uzayimenya. Turi gusangira ibirayi byokeje wansuye. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nakiri igitangaza, nakire guhinduka, kandi nawe ubyakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikomeze kubagira neza, turabakunda cyane. Nakagaruka mukomeze kugubwa neza aho muri hose mudukurikiye. Amen. Cameraman wa Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.